Yes, ibihe byiza mbahaye ikaze in the topic TV nk'ibisanzwe abantu mudukurikira muri ahantu hatandukanye mu gihugu no hanze yacyo. Umuntu wese wumva ikinyarwanda tumuhaye ikaze, abantu b'Imurenge, abantu bari muri Kenya, abantu bari i Bugande, Tanzania, i Burundi, abantu mwese mukikije cyangwa se muhana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda. The Topic TV tubahaye ikaze. Yes. Mwabonye inkuru yacaracaye yarakaje abantu benshi, bamwe barishima abandi bararakara ku mpamvu tutazi, y'umuntu witwa Bosco Empire na Pastor Claude, aho bagiye kwa mama Asiya bagenda kumusura uwa babiri. Bo ubwabo uribuka ejo bundi batana mu mitwe, reka nkoresha iryo jambo. Umwe akavuga yuko ari ku ruhande rwa mama Asiya, uwundi akavuga ko ari ku ruhande rwa Bosco Empire. Bosco Empire ubwe yaje arira yuko Mutesi ashaka kumugongesha ikamyo. Mu gitondo tugiye tubona ngo ari ku ruhande rwa Mutesi, ngo nta kintu bapfa, nta kibazo bafitanye, ngo ibyabaye byarabaye we ntagira mu nyangiri. Pastor Claude nawe ubwo akaba ari ku ruhande rwa Asiya, ngo agomba kuvugira imfubyi n'abapfakazi, ngo agomba gutanga support yose ishoboka. Niko kugenda hariya kwa mama Asiya, ariko yavuga ngo agomba gutanga support yose ishoboka. Mwibuka umunsi we n'abandi bantu nk'abo bose bo ku mihanda bifata bakavuga ngo bahimba inkuru yuko ngo nibi Pastoriya Niyonshuti Theogene, umugabo wa mama Asiya, ngo yagize ate, ngo yateye inda umuntu witwa Diane, bajya kumushaka, bajya kumusura. Uriya Theogene akimara gupfa, muribuka kuntu Bosco ibyo bintu yabyirutsemo, nyuma tuza gusanga byari ibintu by'ibibeshyo. Rero kuba yakifata akavuga ngo ubu ngo ari ku ruhande rwa mama Asiya, ngo niwe ari kuvugira, nk'uko ejo bundi wahoze ashinja Bosco yuko ngo yariye ruswa, ngo yamutesi ngo namuvuganire, nawe ngo akaba yarariye ruswa ngo yo kwa mama Asiya. Ngira ngo muri kubibona ibyo byose. Rero Pastor Claude igihe abikora ntabwo twigeze tubyibagirwa, n'ubu turacyabyibuka yuko ibyo bintu yagiye agafata abantu mu mutwe akabumvisha yuko inzahuke uriya Pastor Theogene yateye uwo muntu inda, ajya kumuhiga, ajya guhiga ngo inzahuke, ngo mama Asiya yahise yirukana, ngo ajya guhiga ngo inzahuke ngo zubatse kuri iriya nzu kandi nta gihembo bigeze bahabwa, none bakaba birukanywe. Ajya guhiga abantu benshi cyane babaga ngo ku nzahuke, kandi ni abantu bakuze bafite ubwanwa, ariko umuntu witwa Claude bishyuhamo. Asiya aragenda, abantu bamubona nk'umuntu mubi wakoze amakosa, kandi umuntu yari asigaye wenyine agomba gukora wenyine. Uriya muntu mubona yakorera abantu 15 bigashoboka, ku myaka ye yakorera abantu b'abasore bangana kuriya, akabamenyera ibyo kurya, imyambaro, amashuri, abiga imyuga akabamenyera ibikoresho byose. Mwumvaga bishoboka? Ariko niba mubyibuka neza, Pastor Claude niwe muntu wafashe iyambere wo kujya gushaka abana b'inzahuke, kandi abeshya batari banava mu rugo, bose bari mu rugo. Akikunguza akavuga ibintu, akikunguza akavuga amagambo menshi ati ntabwo byumvikana, mama Asiya yirukanye abana. Uyu Bosco rero n'abandi bameze ngo nka ba Justin, n'abandi bameze ngo nka ba Ezekiel, n'izindi timu z'abantu benshi, nibo bifashe bakazajya bavuga yuko mama Asiya, mubwo abantu bakomeje kumuha amafaranga nk'umuntu wagize ibyago. Urumva umuntu uramusura ukamukora mu ntoki, abamuha ibikoresho by'isuku, abamuha ibyabo bana, abamuha amafaranga. Aba bagabo ubwabo nibo baje n'ubundi bavuga yuko akoresha bari abana mu kubasabisha, kandi ngo yarabirukanye. Yaba uyu Bosco yarabivuze, yaba uyu Claude yarabivuze, aba bose ba Justin barabivuze, n'aba Ezekiel bose barabivuze, bavuga yuko Asiya akomeje gusabisha abana kandi yarabirukanye. Barongera baricara bavuga uburyo ki ngo Brian na Sabe ngo batanga, bamara gufasha abantu ngo bakabishyira kuri kamera, ngo kugira ngo babyerekane bose uko bagiyeho, kandi ibyo bajyanye bakabyerekana nabo ko babyerekanye. Noneho turavuga ko bashaka kugera kuki, ariko ibi byose babikora ngo bagiye gusura Asiya. Asiya agomba kumenya abantu binjiriwe mu rugo, agomba kumenya abantu bamusura bari bo, bamuzanaho uburyarya, batamuzanaho uburyarya. Aba ni ibirura byiyambitse uruhu rw'intama. Abangaba bari buze kumufatira episode, bari buze kumukora script, yaba uyu Bosco, yaba uyu nguyu witwa ngo ni Pastor Claude, nako si Pastor sindi zina yitwa. Aba bari buze kumushakira umwanya bamutotore, baramuhera mu mano, bajya mu nzara, bavuga ko inzara ari artificial, bavuga ko umusatsi ari artificial. Ibyo byose uyu witwa Bosco n'uyu witwa Claude bagiye kwicara bamutotore,
bazavuga yuko inzu yahongotse, bavuga yuko intebe zahongotse, bavuga yuko nta kintu kiri mu rugo, bazamushakaho ibizibiti bivuga neza yuko urugo rurundumutse, nta muntu ukihaba, nta muntu ukihagenda, kandi ubwo bagize bate bahigereye. Rero abantu bari kubwira Asiya ngo agira attention, amenye abantu binjiriwe mu rugo. Gusa uriya mugore ni umutesi, nta mutima mubi. Mbona no kubwira abantu bamwihaye kubera ziriya audio, ni umuntu afite umubiri, yakosa, yavuga ibibi, yakora n'ibibi, nk'uko uziko nawe uvuga ibibi ugakora ibibi kuri telefone, ubivuga kuri telefone ukanabikora, sibyo? Ariko kuba yarahuye n'umuntu utari inyangamugayo akamurikodinga ntibivuze ko Asiya atakiri umuntu muzima, ari umugore udashobotse. Arashobotse, ahubwo yahuye n'umuntu udashobotse atagakuriye kwizera ngo yinjire mu buzima bwe. Rero mbona wo kubwira abantu bamurakariye, abantu bumva bamwanze, abantu bumva ari umugore udashobotse, yenda yihishe mu mwambaro w'ubukristo cyangwa w'uburokore, mumuhe amahoro, mumukunde, munamusengere. N'umuntu afite umubiri ukutana, nawe niko yatana. Uko ugira inshuti nziza n'imbi, nawe niko agira inshuti nziza ndetse n'imbi. Hakaba n'iziza mu buzima bwe kandi bitari bikwiriye, ariko kubera ko ari umuntu atareba mu mutima wa muntu, ziza mu buzima bwe kubera umutima we mwiza akazakira. Rero mu kuzakira nibwo asanga zigize zite, zimukoshonye. Dusubire kuri uyu nguyu witwa rero ngo ni Bosco Empire na Claude. Abangaba ubwabo bazatotora umuntu witwa Asiya birengagije buri kimwe cyose n'ukuri biboneye. Bazagenda ku byo basanzwe bafite mu mitwe yabo, bagendeye ku byivuga ku mihanda, bamutotore. Asiya yavuze ngo afite gahunda yo gusubiza abana mu mago, akabafashiriza hehe? Akabafashiriza mu ngo z'iwabo. Donc akabaha ibikoresho by'ishuri mu gihe yabonye ubushobozi, akabishyura ama minerval mu gihe yabonye ubushobozi, ndetse n'ibyo kurya mu gihe yabibonye. Hari umuryango agomba gufasha icyo gihe akawufasha. Aba rero bagiye guheraho, nicyo ngicyo bari buze guheraho bamutotora, bavuga ati abo bana ko umugabo yabasize, wowe urabirukanira iki ko inzu ari nini? Bo birengagiza ibintu byinshi bakagenda bakabimuturaho. Uriya mugore murabona yakorera abantu 10 n'abana be 4 akabishobora ku myaka ye. Yaba akora iki se? N'umuntu ugabyara abana 5 arabe cyangwa 6 cyangwa 7 cyangwa 3 akirirwa kanuye amaso. Sobanura ukuntu watunga abasore 8 mu nzu, ukabagaburira, ukabambika, uri umwe. Yari ahari n'umugabo ahari bigakunda, ariko ntabwo we yumva niba atabishobora nta kindi kintu yakora. Nta nabi yabagiriye, ni ukubicaza akabaganira akavuga musubire mu muryango yanyu, n'ubundi gizite irahari. Urumva abashaka gusubira mu muhanda ari bakuru azicara abaganiriza. Ariko uyu Bosco n'uyu ngo ni Claude, nicyo kintu bazahera bavuga ati n'ubundi ukomeje gusaba, abantu bakomeje kuguha amafaranga bazi ngo abana ngo urabafasha, kandi ari ibintu wirira. Rero Asiya agomba kumenya abantu baziwe, agomba gusenga, kuko kwizera umuntu witwa ngo ni Bosco na Claude, aba ni nk'ibirura bahinduka mu isagonda. Ntabwo ushobora kubizera n'isagonda na rimwe. Ntushobora kwemera yuko ibyo babonye ariko bazabivuga. Ubona abantu bazagukora script, bagukorera ikintu cyitwa episode, bakuvuga ukwezi kumwe 2, 3, 5, Asiya ugenda ubiciro ry'imigani. Gusura umugore uri strong, umugore w'umunyembaraga, ugomba kwakira abantu bose uko bakuvuze, ugatuza, ugasenga. Naho ubundi Claude na Bosco yo ubwo bavuye iwawe, ejo hazaza Juste nawe aje kugusaba imbabazi. Ejo haze umuntu witwa wa undi ngo ni Nibishaka Theogene aje kugusaba imbabazi. Ejo haze wa undi witwa ngo Ezekiel azanye n'indi team ngo baje kugusaba imbabazi. Aba rero nkuko waje bitwaje ibyo ngibyo, n'abandi bazaza bitwaje ibyo ngibyo, kandi uzabakira. Ariko abantu bose bavuze ati aba bagabo ndababonye ndishisha, aba bagabo ndababonye ngira ubwoba. Rero nawe ugomba kugira ubwoba, ugakenga, ugasenga cyane, ukamenya abantu bazi wawe. Gusa bibaye ari akazi nta bundi bugome buba buri inyuma yari amagambo, ntacyo byaba bitwaye. Ariko abantu bose batinye Claude. Umunsi ajya gushaka umuntu witwa Diane akamushinja yuko ngo yatewe iki, akamwumvisha buryo ki bagomba kuvuga yuko uwo muntu witwa Diane yatewe inda n'umuntu witwa Pastor Theogene Nzahuke, bikemezwa igihugu cyose kikabyemera. Niyo mpamvu rero umuntu witwa Claude utapfa kumwizera, utapfa kumva yuko aje mu rugo rwawe kubw'amahoro gusa. Hari ugomba gukoresha ubwenge ndetse ukabaza n'Imana. Urumva ukarebesha amaso y'umutima, hakareba amaso asanzwe y'umubiri, hakareba n'amaso y'umutima. Claude kumwizera biragoye. Mu gitondo arabyuka
akaguserereza ibintu atazi, ejo akaza akagusaba imbabazi kandi ejo akabisubira. Niyo mpamvu abantu bose bagize ubwoba ku muntu witwa Claude n'umuntu witwa Bosco impaya. Niba ejo bundi wari kuvuga yuko Asiya ari ikiraya, niba wari kuvuga yuko ibyo bintu Asiya yabikoze, nta gihamya afite, ashingiye ku majwi gusa. Ntabwo ibintu byose umuntu avuga abishyira mu bikorwa. Ntabwo ko umuntu avuga amagambo y'ibishego birangira abikoze. Ibyo ni ibintu tuzi. Rero Asiya asenge cyane, amenye aba bantu abo ari bo.